Ifi yitwa ifarashi yo mu nyanja ifite igice cyihariye andi mafi atagira. Ni ukuvuga umurizo ishobora gufatisha ku kintu. Uwo murizo ufatisha ku kintu bigatuma idateraganwa hirya no hino n'imiraba yo mu nyanja. Uwo murizo uteye ute? Iyo witegereje uwo murizo neza usanga ugizwe n'amagufa ameze nka kare, mu gihe izindi nyamaswa zifite imirizo imeze ityo ayo magufa aba ari uruziga. Ugereranyije n'amagufa y'uruziga, ayo magufa ya kare atuma uwo murizo ufata ahantu hanini kandi ntupfe kuharekura. Nanone uwo murizo ushobora kwizirika ku kintu kandi ukakirekura mu buryo bworoshye bitayisabye imbaraga nyinshi. Uwo murizo ugizwe n'utugufa twa kare tugenda twinjiranamo. Iyo hari ikintu kigiye guhungabanya uwo murizo, twa tugufa tumeze nka rasoro turegerana maze bigatuma uruti rw'umugongo rw'iyo farashi rutangirika. Abahanga barashaka kwigana umurizo w'iyo farashi bagakora robo zakoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi zishobora kwihina no kwihotagura mu gihe zinyura ahantu hafunganye, bagakora n'ibikoresho abaganga bazajya bifashisha mu kubaga. Profeseri Ross Hayton yaravuze ati usanga aba enjeniyeri bakora ibintu bikomeye bidapfa kwihina kugira ngo kubikoresha biborohere. Nyamara mu bidukikije dusangamo ibinyabuzima bikomeye ariko bishobora kwihina mu buryo bworoshye ku buryo byakora imirimo itandukanye. Niyo mpamvu dushobora kwigana uko inyamaswa ziteye tukarushaho gukora robo nziza. Ubitekerezaho iki? Ese umurizo w'ifarashi yo mu nyanja wabayeho binyuze ku bwihindurize cyangwa wararemwe?